Iyo umuntu yavutse atagira amaboko usanga ibyo maboko ye yakagombye gukora abikoresha amaguru kandi neza, ariko ibyo bidakuyeho ko yahura n'imbogamizi runaka. Muri Kenya, Mariam Njeru ni umubyeyi wavutse atagira amaboko kandi afite umwana w'uruhinja. Ushobora kwibaza ese amurera ate? Igisubizo nuko byose abikora neza nkuko undi wese yabikora afite amaboko yombi. Ibyo byose akoresha amaguru. Aterura umwana we, akamwonsa, akanamwambika. N'indi mirimo yose niko abigenza. Urugero nko gukata ibitunguru n'inyanya, gucana imbabura agateka, kumesa imyenda n'ibindi. Gusa Mariam Njeru ngo hari bimubabaza. Unaenda kutafuta job but watu wako like sasa huyu amekuja kufanya nini? Iyo ngiye nko gushaka akazi abantu bandeba nagasuzuguro bati muyaje kumara iki hano, nyamara nanjye sije wigize gutya kandi ndashoboye, ubwenge bwanjye bukora neza. Si ati mimi akili yangu ifanye very stable, akili but mtu ananiambia hivyo. Ibi birababaje cyane kandi biteye agahinda. Gusa ikibabaje kurushaho ni ukunanirwa gukora nk'ibyo Mariam Njeru akora kandi ufite amaguru n'amaboko yombi. Gusa uyu mugore bimunaniye byose yiyambaza umugabo we. Tuvi iwacu muri Afrika tunyarukire muri Brazil, aho Paulo na Ketsia bose bashakanye bafite ubugufi budasanzwe. Ibi bituma baba ibyamamare ku isi kuko nabandi bantu bakundanye ari umugabo n'umugore bareshya nk'uko bareshya. Paulo ni umugabo w'imyaka 30 akaba areshya na santimetero 88 n'igice, n'umugore we Ketsia w'imyaka 26 areshya na santimetero 89 n'igice. Umugore asumbishaho umugabo we santimetero 1 gusa ku buryo udashobora kubirebesha amaso. Ubwo uvuze ko bareshya ntago waba uri kure y'ukuri. Abantu benshi batangazwa cyane n'indesho yabo ndetse n'urukundo rudasanzwe bafitanye, aho usanga badahwema kubigaragaza aho bari hose ku buryo ushobora kwibaza niba baraye bashakanye. Ketsia iyo umugabo we avuye ku kazi mu modoka ye kandi yitwaye, amusanganira ku irembo aje kumwakira n'ibyishimo byinshi. Gusa uyu muryango urishoboye, nimwibaze ko bashakanye kubera gushoberwa, dore ko akenshi muri Afrika usanga bafite ikibazo nk'iki baba batishoboye. Abifitiye ishema uyu mugore ati, ntabwo nigeze ngira umusore nkunda kuva mbayeho. Uyu Paulo niwe musore wa mbere kandi akaba n'umugabo wa mbere nakunze kandi nzahora mukunda. Bivuze ko ari uwa mbere muri byose. Ubwa mbere duhura yambwiye ko nkunda nza kumuhakanira mwikuramo igihe cy'umwaka n'igice. Umunsi umwe mbitekerezaho maze ndamugarukira mwimariramo ku buryo ntashobora kwibagirwa umunsi wa mbere duhura. Yari yambaye ishati ya orange n'ikoboyi y'amadarubindi y'izuba, ariko mana yanjye ndagushima kubw'uyu mugabo. Ngaya nguko ibya Paulo na Ketsia, urugero rwiza ku rukundo, ndetse tutirengagije urugero rwiza rwa Mariam Njeru wigize kandi atagira amaboko. Naho ubutaha muri nibisanzwe nkuko mumaze kubimenyera kuri televiziyo Rwanda hamwe na Frank Mario Sebudandi.